Muraho neza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Imana ibane namwe. Ni Hakizimana Emmanuel mukomeje kubana Emigos, ndabishimiye kandi ndabanezerewe, Uwiteka aduhana umugisha. Reka mbanze mbashimire uburyo mukomeje kubana nanjye, uburyo mukomeje gukurikirana ibyigisho bitambuka ku icano, Imana ibahe umugisha. Namwe mutarakora subscribe, ndabinginze kugira ngo muyikore, kugira ngo mubashe kubona ibyigisho byatambutse. Ni ibyigisho byiza, ni ibyigisho birimo ubwenge, ni ibyigisho byo mu ijambo ry'Imana, ni ibyigisho birimo ibibazo twibaza buri munsi, tukabasha gusubizwa kandi tukabasha gusubizwa ngo tubashe kugira ubukristo bushyitse, ndetse no kugira ngo ukwizera kwacu gukomeze gushikama muri Kristo Yesu. Ndanezerewe cyane kandi ndashimira Imana yuko tugeze aya magingo tukimeka umwuka w'abazima, haba njyewe namwe. Reka Uwiteka akomeze aturindire mu buntu bwe. Reka Uwiteka nanone azabane natwe mu iki cyigisho tugiye kwiga mu aka kanya. Icyigisho nahaye umutwe uvuga ngo mbese abapfuye babasha kuvugana natwe? Umutwe w'icyigisho urasa nk'aho ari ikibazo. Ni ibibazo twibaza muri ubuzima bwacu, akenshi tukabigiraho impaka na bagenzi bacu. Hari bamwe babipfa, hari bamwe mbese usanga ari ibibazo byugarije isi muri iki gihe, kandi ugasanga ari ibibazo bitwara umubare w'abantu benshi batabonera igisubizo. Reka Uwiteka abane natwe, reka Uwiteka azikorera umurimo. Mbere ya byose mureke dusenga Imana. Urakoze nyagora ku ngoma, mwami Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana itanga ubugingo, uri Imana y'abasokuruza, reka tugushimire. Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, wa karindwi ikaruhuka. Niyo mpamvu tuje imbere yawe turi abanyabyaha, tugusaba imbabazi z'ibyaha kugira ngo twezwe nawe. Nyemerera ubane natwe, duhe kwimika mu iki cyigisho turi kumwe nawe. Uze udusobanurire kuko ni wowe uzi byose. Twambike imbaraga mu izina rya Yesu tubisabye, amena. Yego, reka dushimire Imana kuko ikomeje kuturinda, ikomeje kuduha amagara mazima, ikomeje kwemera ko tuba mu mubare w'abazima, tutaba muri umubare w'abantu bapfuye. Twe tukaba tugihumeka, izina ryayo rihabwa icyubahiro, kandi ni kubw'umugambi mwiza Imana idufitiye. Mbese abapfuye babasha kuvugana natwe? Ni ikibazo. Hari benshi bibaza iki kibazo, si bakeya cyane, abandi bakabisubiza mu buryo babyumva, ariko reka tubaze ijambo ry'Imana. Ese kuko abapfuye babasha kuvugana natwe? Mbere na mbere reka tubanze twumve ubusobanuro bw'urupfu. Urupfu Bibiliya irishushanya n'iki? Mu rwandiko Pawulo n'umwandikira Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13, aravuga ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Iyo umuntu asinziriye cyane, aba atagisinziriye, aba atagisigaranye ubwenge na busa. Igihe gihita ntabwo aba akizi. Ubwo ubwenge ntibwongera gutekereza.
Hano urupfu rushushanywa n'ibitotsi bidakanguka, ni ugusinzira ntukanguke. Ese iyo usinziriye uribuka, uratekereza? Ngo mbese ni hehe Daniyeli agereranya urupfu n'ibitotsi? Ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka, bazakanguka nk'uko biboneka muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 2. Mbese uwapfuye amenya iki ku bana be? Abapfuye ntacyo bamenya, ngo abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bacishwa bugufi ntamenya n'agakuru kabo. Nshuti bavandimwe, umuntu wapfuye ntacyo amenya. Umwuka we umuvamo ugasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Niyo mpamvu mu cyigisho cyatambutse aho twasomye isomo n'umubwiriza rivuga ngo imirimo werekejeho amaboko ukora n'umwete kuko ikuzimu aho uzaja nta mirimo ntaki uko babikurikiranya. Kuzimu nta mirimo ibayo, nta no gutekereza, nta no kwibuka. Iyo umuntu amaze gupfa intekerezo ze ese zimera zite? Si cyo kibazo, ntabwo kibazo. Umwuka umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Ibyo yagambiriraga byose ari mu isi birangirana n'uwo munsi. Plani zose yari afite byose birangira ko uwo munsi yavuye mu mwuka. Ntabwo azazikomereza ikuzimu, oya. Byose biba birangiye. Ntacyo amenya. Ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bakizi. Haleluya. Ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Urukundo rwabo n'urw'abana babo, urwangano rwabo n'ishyari ryabo, byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu byo mu bikorwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Nshuti muvandimwe, iyaba umuntu yabashaga kugira icyo amenya amaze gupfa, yashoboye kumenya ko abana be bashyizwe hejuru cyangwa bacishijwe bugufi, ariko iyo abapfuye nta kintu aba agisigaranye mu bitekerezwa, urukundo, urwango, ishyari n'ibindi. Ibi bikerekana yuko intekerezo ze zishiraho, kandi yuko ntacyo aba agihuriyeho n'ibikorwa muri iyi si. Ariko iyaba umuntu yabashaga gukomeza kugira ububasha amaze gupfa, yaba ariho aramutse, kandi abaye ariho yaba afite aho aba. Kiba yakomezaga kubaho amaze gupfa, yagize aho aba. Ese yaba ari he? Aba ari mu ijuru cyangwa aba ari ikuzimu? Niba umuntu hari aho ajya, muri aho amaze gupfa, noneho urubanza ruzabaho, cyangwa umuzuko, cyangwa kugaruka kwa kabiri kwa Kristo bizaba bimaze iki? Niba umuntu apfa akajya mu ijuru ako kanya, cyangwa akajya ikuzimu ako kanya, ese urubanza rwaba rumaze iki? Ruzabaho. Ese umuzuko waba uzaba umaze iki? Ese kugaruka kwa Kristo kwa kabiri kwaba kumaze iki? Ntacyo byaba bimaze. Niba abantu bamaze gupfa bajya aho bahabwa ingororano, urubanza rutarabaho, noneho ingororano zabo zibanziriza ibyo zabagirirwa, ni ikibazo. Nshuti bavandimwe, twe gutwarwa n'amagambo ndetse n'inyigisho z'abandi, ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana. Nk'uko nabibabwiye mu cyiciro giherutse,
buri wese agomba kwifatira Bibiliya, ijambo ry'Imana ko kariho umuyobozi, akisomera, akareka kujya yumva no kubwirwa cyane, ahubwo akumva kandi akanarushaho no gusoma, agasabana n'Imana, akumva, akiga ijambo ry'Imana kandi akanasenga. Mbese umuntu amaze gupfa aba akimenya Imana mu rugero rungana iki? Ngo kuko upfuye atakikwibuka, upfuye ntabwo aba yibuka Imana. Ngo nk'uko tumaze kubibona ahantu hose muri Bibiliya hagereranya urupfu n'ibitotsi. Yego nibyo twabibonye, ndetse ko muri byo nta no kwibuka Imana. Oya, Imana ntabwo yibukwa. Ngo iyaba abapfuye bajyaga mu ijuru cyangwa muri Gehinomu, mbese Yesu aba yaririwe avuga ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye. Aba yarishimye ngo agiye mu ijuru. Ntabwo aba yaravuze ngo inshuti yacu irasinziriye. Niba yari ari mu ijuru, mu by'ukuri kumuzura byabaye kumwambura umunezero w'ijuru yari amaze guhabwa. Hareruya! Ntabwo abapfuye bajya mu ijuru cyangwa ngo bajye ikuzimu ako kanya. Umugani w'umutunzi wa na Lazaro ntiwigisha yuko ntiwigisha yuko iyo umuntu amaze gupfa hari icyo aba akimenya, ahubwo wigisha yuko ubutunzi ntacyo buzamarira nyirabwo mu rubanza, kandi ko ubukene butazagira uwo bubuza kujya mu ijuru. Haleluya! Ngo mbese ubu abakiranutsi bapfuye ntibahimbaza Imana mu ijuru? Hari ibibazo byo benshi bakunze kubibaza. Mbese iyo umukiranutsi apfuye ntibahimbaza Imana mu ijuru? Kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru. Abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa, nk'uko biboneka muri Zaburi 115 umurongo wa 17. Yobu yavuze ko ategereje kuzahindurirwa ubuheruka ari hehe? Ese Yobu yavuze ko ategereje kuzahindurwa ubuheruka, icyo gihe yari ari he? Umuntu napfa azongera abeho. Naba nihanganiye iminsi y'intambara yanjye yose, ntegereje igihe cyanjye cyo kurekurwa. Iyo ntekereje ikuzimu kariho iwanjye, iyo nshatse uburiri bwanjye mu mwijima. Ubusobanuro bw'amagambo muri uyu murongo: mu Gehinomu igituro cyitwa Sheoli, gisobanura ngo umwijima. Urwobo ahantu ho munsi y'ubutaka byavugiwe mu gusobanura gusa aho abapfuye baba muri rusange, utarobanuye abeza n'ababi. Nshuti bavandimwe, igituro gisobanura umwijima, urwobo munsi y'ubutaka. Ubwo umuntu yapfuye aba ari munsi y'ubutaka, mu mwijima, ntacyo amenya, nta nubwo atekereza ku byabe yasize, uburyo bari kuryana, uburyo babanye neza, ntabwo abitekereza. Ahubwo aho aba ari nta bushobozi bwo gutekereza, kubureba, nta bushobozi bwo kumva, byose biba byarangiye nk'uko twamaze kubona. Ababo bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Ababa mu mukungugu mwe nimukanguke muririmbe, kuko ubutaka buzajugunya abapfuye. Iki ni igikwiye kubanza kubaho
abapfuye batarabasha guhimbaza Imana. Iki ni igikwiriye kubanza kubaho, abapfuye batarabasha guhimbaza Imana. Bivuze ko rero abapfuye bazahimbaza Imana ari uko bazuwe, ariko bazukiye guhabwa ubugingo buhoraho mu muzuko wa mbere, kuko tuzi ko hazaba umuzuko wa mbere n'uwa kabiri. Umuzuko wa mbere n'uwa kabiri. Umunyezaburi yavuze yuko azanezerwa ryari? Ngo njyewe nzanezerwa mu maso hawe nkiranuka, njye nzareba mu maso hawe nkiranuka. Iki nicyo kizanezeza umunyezaburi. Mu ikanguka ryanjye nzahabwa ishusho yawe. Ntabwo azahabwa ishusho y'Imana agisinziriye, ntabwo azahabwa ishusho y'Imana atari yazuka, umuzuko utari wabaho, ahubwo azahabwa ishusho y'Imana akangutse mu ikanguka rye. Ese haramutse hatabaye umuzuko w'abapfuye, abasinziriye muri Kristo baba bameze bate? Ngo niba abapfuye batazuka, na Kristo ntarazuka. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Ariko si uko bimeze. Abapfuye bazazuka nk'uko Kristo nawe yazutse. Kristo yadutsindiye urupfu. Niyo mpamvu dukwiye gukora ibyiza tukiriho, maze Kristo yagaruka tukazazukira ubugingo buhoraho. Ese umuzuko w'abakiranutsi uzabaho ryari? Ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Niba abapfuye ntacyo bamenya, nk'uko byanditswe mu Mubwiriza 9:5, noneho nta n'icyo bamenya mu by'ibihe byashize. Nibazuka bizaza rwose, naho nta gihe gito cyabaciyeho. Abapfuye kubera ko ntacyo bazi, kuko n'igihe bapfaga batazi ibyabaye, ahubwo nibakanguka bazamera nk'aho ari igihe gitoya, bazibwira ko ari igihe gitoya, bari bameze nk'abasinziriye bisanzwe, nk'uko umuntu aje kuryama akabyuka mu gitondo, nabo bazabona, ntibazamenya ibyabaye. ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguriye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Niba abapfuye ntacyo bamenya, nk'uko ibyanditswe mu Mubwiriza bivuga, noneho nta n'icyo bamenya mu by'ibihe byashize, nibazuka bazasa rwose naho nta gihe na gito cyabaciyeho. Haleluya! Bazamera nk'aho nta gihe na gito cyabaciyeho. Bazibwira yuko Imana ibahe kubyumva mu izina rya Yesu. Umuntu wapfuye wabaga mu gituro imyaka 6,000 izamuhanira n'umwanya wo guhumbya k'umuntu muzima. Aya magambo ya nanone akwiriye guhumuriza abazima bakiri mu byabo, bakaba bafite ukubaho kuzuyemo no kwiheba n'agahinda, batewe n'ababo bapfuye, kugira ngo bamenye yuko abo bapfuye batari aho babarizwa, ahubwo ko bari aho baruhukiye, kandi ko basinziriye mu bituro byabo. Abapfuye basinziriye mu bituro byabo. Ikindi kandi byakonona umunezero w'ukorera mu ijuru. Uramutse urebye ku isi akabona inshuti ze n'abana be na bene wabo barenganywa, bakennye, bashonje
bakonje cyangwa bafite agahinda k'abapfuye. Inzira Imana yatuboneye ni nziza kuruta izindi zose, kugira ngo ubugingo bwose buriho, imihati, imirimo yose, intekerezo n'umutima uhana bishireho mu gihe umuntu apfuye, kandi kugira ngo bose bategereze kugeza igihe cy'umuzuko, ubwo bazahabwa ingororano zihoraho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umuntu hano batubwiye amagambo akomeye cyane. Yaba umuntu apfuye akaja mu ijuru, aramutse arebye ku isi akabona inshuti ze na bene wabo barenganwa, ese urugero ari wowe, niba koko umuntu apfa akaja mu ijuru, ese uwo uri mu ijuru aramutse abonye inshuti ze zirenganwa, cyangwa akabona bene wabo barenganwa, cyangwa akareba bene wabo ubukene bafite yarabasize bakize, cyangwa ibintu yabashakiye akabona barabipfushije ubusa, barabigurishije bakabikoresha ibitagira umumaro, haba iki? Tekereza. Ese abonye bakonje, ese abonye batotezwa, ese abonye ABCD, byagenda bite? haba ikibazo. Rero abapfuye ntacyo bazi. Dore nguko uko abapfuye bamera, nguko uko abapfuye bamera, ntacyo bazi. Niyo mpamvu rero dukwiriye kurengaho tukibagirwa ya mvugo umwanzi Satani yateje mu bantu. Turaza kubona mu gika cya kabiri cy'iki cyigisho impamvu tudakwiriye kuvuga za mvugo ngo aruhukire mu mahoro. Aruhukira mu mahoro ayahe? Ikuzimu hari amahoro abayo? Oya. Imana imwakire mu bayo. Yapfuye ntabwo yagiye mu ijuru. Nshuti bavandimwe, reka twisunge Yesu Kristo kandi tuyoborwe n'Imana. Reka twemere ijambo ry'Imana ari ryo riba umwigisha w'ukuri kandi umwigisha w'ibanze uyobora ubuzima ndetse n'ubugingo bwacu. Dusigeho kuvuga ibitagira umumaro, dusigeho kuba abafatanyabikorwa na Satani. Satani azakoresha uburiganya bwinshi, azakoresha amayeri ye yose, azajana mu bantu imvugo ndetse yivuga ko umuntu apfa akaja mu ijuru. Niyo mpamvu usanga bamwe baje gusabira abapfuye cyangwa ngo babasabire, ngo dusabire. Arabasabira ari ikuzimu, arabasabira atumva, arasabira adatekereza. Nshuti, reka twizere Imana yonyine. Dukwiye kurenga urwo rwego, dukwiye kurenga izo mbibi. Reka Uwiteka dushoboze. Ibi ni bimwe mu bibazo twibaza byerekeranye n'uko abapfuye bamera, kandi tubonye ko abapfuye ntacyo bazi, abapfuye ntacyo bamenya, abapfuye nta n'imigambi yabo. Imigambi yabo irangirira mu isi, irangira umunsi, isaha, isegonda baviriye mu mwuka. Ibyo byose biba birangiye. Gahunda zabo bari barapanze, haba iz'umunsi haba iz'umwaka, zose zishirira aho ngaho. Imana y'amahoro ibeze, kandi Imana ishobora byose ibaha umugisha. Mwebwe abakomeje kubana natwe mwumva ibyigisho binyura ku channel Emigos, mbasabiye umugisha ukomoka ku Mana, kandi Imana ibahe amatwi yumva, ibahe
kuyumvira kandi ibambike imbaraga, ibahe amahoro mu mutima kandi duhe ibyiringiro, itwambike imbaraga yo gukomeza gukora umurimo wayo, turinde igisa n'ikibi cyose kandi ku iherezo nidukora neza uyu murimo wayo, ngo nidukora tutagusari tuzahabwa ubugingo buhoraho.